Bwira mugenzi wawe ngo Satani yakubuzeho impamvu. Masimeza cyane. Mubwire ngo n'abakwanga bakubuzeho impamvu. Basa ni muri me. Abajije mama, ese mama ko witwiri bagize Eugenie kuki mwagize bambuze impamvu? Arambwira ati hari impamvu, ariko ikintu cyose kigira impamvu. Ariko nsigaye ndikunda. Iyo ndebye corona nayirwaye kanseri, nsanga hari impamvu. Nsanga koko na Satani yarambuze impamvu. Mu izina rizwi cyane nitwa Mama Pasi, iryo zina rizwi, ibindi tubivugana nyuma. Nazanye n'abashyitsi nabo nibahaguruke bivuge, nazanye n'umukozi w'Imana n'ibyivuge. Haleluya. Haleluya. Nakomeje mbona nkurikije korali zituvuye imbere, ndabona abantu bafite intege nke. Nari nzi ko mwese muri bujyejuru tukaririmba ko izabisobanura. Ndetse uwo mwegeranye ngo uyu munsi uri guhinga mu kwawe utasigana, mubwire uri guhinga mu kwawe. Amen. Nitwa Usenge Frodisi, benshi bakunze kunyita byose birashoboka. Njye naje merekeje umubyeyi Mama Pasi. Amen. Ubuzima busanzwe nganira ijambo ry'Imana, nganira indirimbo zo kuramya no guhimbaza mu nzu y'Imana. Umukristo usengera ahantu hose, na hano naje gusenga. Hanyuma mbarurirwa mu itorero rimwe ryitwa ADPR Paruwasi ya Karugira Gikunda, ariko si mu ADPR mu mukristo. Hanyuma hashobora kuba hari abo tutaziranye amaso ku maso, ariko hari igikorwa tuziranyeho. Naririmbye indirimbo ivuga ngo nabiriya Mana ndabikweretse mu minsi ishize nakoze ndivuga ngo iminsi bakubariye kumara ku isi uyu munsi hashya. Haleluya. 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 Murakoze amazina yanjye nitwa Jason Rotana. So ndi kumwe n'umubyeyi Pasi, twaje dore umurimo w'Imana tw'abakristo murakoze. Amen. 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 Hallelujah. Nabo kunzi sinani. Zajihuruza. Ukuntu tuyavuye kumenya muruza. Igitego. Nitwa Theo, ndi umukozi w'Imana kandi mu Imana. Amen. Mama Pasi naje merekeje, wagize neza, ariko usitaha nzaza naguherekeje, nzaza tuzanye noneho. Amen. Buriya mujye mureka nuko wenda umwanya ugenda uba muke, ariko ubundi ntihazagire ubabesha kuririmba si cyo gifite agaciro. Impamvu ituma umuntu aririmba niyo ifite agaciro kuruta kuririmba. Amen. Mujye mukunda kumva indirimbo, ariko umuntu akunde gukurikirana mumenye impamvu iyo ndirimbo yabayeho. Nimba abantu bavuga ngo Imana izabisobanura, buriya uba ubegereye wasanga hari ibyabo byari bisobanye Imana yasobanuye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma
arakoze cyane pastori ku ijambo ryiza ndetse na gahunda yose avuyemo. Reka twakire mu mapasi. Abapasi turagukumbuye, amashyi menshi cyane. Amapasi arakoze cyane, yambaye neza, ni umusitari w'Imana. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Nimba nta shyaka ufite mvuga ngo amen. Mpamvu mbivuze ngo urayizi. Ndaga ngira ishyari ngeze mu rusengero. Nareba abantu bambaye neza nkagira ishyari. Kuko nari nzi ko ntazabibona. Hari uburyo Satani twihebesha. Tukagira ngo ntabwo tuzagera mu kintu. Ariko yaratsinze. Ngaho nimba nta shyaka ufite mvuga ngo amen. Ndagushimye kuri uwera, ndagushimye ko warinze ubwoko bwawe, ndagushimye ko wateguye ko uyu munsi uba, ndagushimye ko ari wowe byose ubikora, ndagushimye ko abana bawe bari amahoro, ndagushimye ko ngeze igihinga nkasanga barera bameze neza barashima Imana, icyubahiro ni icyawe. Ngaho data twemera ukomeze uturinde kandi uturengere, buri wese waje mu nzu yawe akubone, buri wese waje hano umwiyereke. Mbere ubana natwa nibyo ngiye kuvuga, bibwirize benshi kandi bibafashe. Urakoze urakarama, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Icyambere na mbere mufite umushumba mwiza. Nanjye ndamukunda n'umubyeyi wanjye. Icya kabiri mufite abadiyakoni beza bazi kwakira abashyitsi. Banangira ngo bavuye muri abanyamugisha. Icya gatatu mufite abakristo smart. Abakristo bari smart, muri beza. Mureke mbivuge kuko hari impamvu mbivuga. Ngiye mama pasi mureba nari umushirire, ndaje kuba icya kane. Nari umushirire bitewe n'ubuzima nari ndimo. Uzi kurara watse ibigori ku muhanda ukageza saa sita z'ijoro. Si ubwo bavuga ngo wabyokeje uvuye he? Njyewe Imana arambwira ngo ndi ifumbire ry'urutoki rwayo. Irambwira ngo ngira ngo urutoki rwayo ni ahantu najyaga kurangura utugori Masaka, nzapfa bakanshyingurayo nkaba ifumbire ry'urwo rutoki. Irambwira ngo mwana wanjye, urutoki mubwira ni abana banjye uzajya ubwira aho nagukuye, barangiza bagasubizwamo imbaraga. Sinshobora kuririmba navuze ubuhamya, naho indirimbo naririmba imwe cyangwa se nayo nkayireka ariko nkababwiraho ubuhamya gato, ariko ndababwiraho ubuhamya gato cyane. Ndakoresha kubaho ku buryo tutari butinde. Yego hari indirimbo njya ndirimba ngo uyu mubiri mubona twambaye nubwo dushuka ariko ejo uzabora, iyi si nayo tunezererwamo nayo izashiraho yibagirane. Ndangije ninjira i Kigali, mbonye ubuzima bucanze, ninjira i Kigali nza gushaka akazi ko mu rugo. Nakoreraga 3,000 kubihembwa ari ikibazo. Ndagakora Imana impindurira ubuzima, akumva ibigori. Nkajya ngeza saa sita z'ijoro, bivuze kugira ngo mubwire ngo ubuzima urimo ubwo ari bwo bwose Imana ibufite mu kiganza. Ndagakora nkajya notsa ibigori mba mu nzu ya 3 mu bibare kwa Habineza, ndyama ku musambi w'amataguye, naryama ku musambi. Amina, amina. Nyuma yo kuva ku mbabura y'ibigori nangira kuzunguza agataro mu mujyi wa Kigali. Ndabyibuka mpanga ku bipangu bya rubanda ngo ni mu mahire, bakatubwira ngo tubabare duhahirwe. Uri kwibaza impamvu uri kunyura mu bikomeye bigukomeretsa, impamvu nuko ugiye kuba ukomeye, nuko ugira ngo numara kuba ukomeye uzakomeza bagikomereka. Ubaho muri zutine mukomere, dufite Imana yo muri ruguma igashyiraho n'indishyi y'akababaro. Ishyira n'indishyi
gusengera iki bakwihoreye bazi kwitega icyo usenga imana yawe ni ikizi ariko neza bavuga ngo menane ntabwo wagendana n'umushyitsi ngo urye wenyine. Iravuga ngo iminsi bakubariye kumara ku isi barakoze
urabirenga ntiwapfa rero ubu mubona mbyina buriya ntabwo nabyinnye nzabyina neza basi kanyiye icyacumi cy'imbavu yewe nta kabuno nagiraga nta gaboko nagiraga nta kaguru nagiraga nta kinagiraga nambaraga agatenge kabura gafata nkeka umwana kabura hafata ayiwe inzara yaranyishe ayi urakanyiye icyacumi manuke 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 manuke
ngenda cyarakaje musi batereta umwuka wanjye wagunenyemeza. Amina. Nabwiye Imana ngo izamfashe aho yavuye muri ako gucuruza agataro muri amafaranga ubu nkaba nyabona nimba nyabona basi azajya akorera Imana mbibone ko yakoreye Imana. Nigeze gukoresha igiterane Musanze muri stade Joshua yari ahari. Meya niwe waje kwakira mituweli nayo nageneye imfubyi z'Imisanze. Ndongera gukoresha igiterane muri Kimironko mfunguza abarwayi bari bararwaye bakize babafungira Kibagabaga kubera kubura ubwishyu. Mbwira Imana ni Imana nabamfashe. Imana yo kabyarira iramfasha kwishyura mituweli barabafungura. Amen. Ndongera nkoresha igiterane aho bita Karumeli. Ntangira mituweli abatishoboye uku kwezi kwa karindwi. Amina. Amina. Uku kwezi kwa karindwi tugiye kwinjira muri mituweli. Amen. Hari abantu batishoboye bagiye bashyira mu byiciro byo kwishyura kandi nta bushobozi. Rero mu kuyoborwa n'umwuka yego komite y'igihinga izanshakira abantu 10 batishoboye batagendeye ku marangamutima y'Abanyarwanda. Mutagendeye ku ki? Aragendera ku marangamutima. Harahari twiye kubikora ahantu tugiye dusanga batangiye mituweli abantu abandi bishoboye gusa. Abantu bakamumagana muzashakemo abandi batishoboye komite 10. Nimurangiza mushumba wanyu ni umukobwa wawe ndagukunda mu bantu babaho uri umubyeyi azampamagara mu kwa karindwi nyohereze wishyurire ba bantu 10. Igihe umugisha niho wikubise yego. Burya iyo nkoreye umugisha nkavuza abantu 10 uzwi iyo mituweli hari igihe wapfa ubuze ubwishyu utayifite yego, ariko iyo mituweli ifite warama wabaho. Rero ubuzima bwawe niba bwishyuye mituweli umwaka wose nkoreye umugisha umwaka wose kandi ubuzima bwawe buranishijeho. Nabwiye Imana ngo izamfashe ikintu Imana mu bushobozi nshoboye ko nari umukene ndimayigo nambara incurikira nambara bodaboda zidasa nkaba nambara urukweto rugura amafaranga menshi nkaba nambara akabazi gahenze ujye umfasha nkorera nanjye umugisha byibura gihinga mujye muzirikana ati mama Pasi ninapfa gihinga bazabitangaza bamenye ko napfuye uwo munsi bamwe bazarira kuko hari icyo nakoze. Igihe kuri ibi ndirimbo ngo shira ubwoba bansabye ibya Yesu rero ndirimbo iyo ndirimbo numara kuyumva ukayumva mu mutwe wawe ku cyumweru uzageza agaturo ugashyirwa numvaga nzayibaririmbira ngarutse. Reka turirimbe indirimbo ngo shira ubwoba iranga ibya turirimbe ibya shira ubwoba mama wanjye iwe neguru
akambwira ati umbabarire mu bintu bibaho undirimbire ibya Yesu basi wenda ndyame nduhuke. Sinashobora kuva mu itorero rye naririmba ibya Yesu byari byarabaye ibya Yesu kwa pasiteri. Sinashobora kuva aho tumvisha ibya Yesu nawe kubera umuki, ibya Yesu kubera umuti, ibya Yesu. Amen. Iyo naho tutazongera kugira ngo tuzengererayo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Muri n'itoro ry'Imana kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo aribyo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora umutegetsi w'itorero mubagandukire mu bitunganye byose. Imana nyir'amahoro batunganye rwose mu byiza byose kugira ngo mukore ibyishima. Uwiteka Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwose buhoraho muri Kristo, ibatunganye rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga zo kuyikunda no kuyikorera. Icyubahiro n'ubutware bibyayo iteka ryose. Amen. Kandi